ubu naho bazibikuye mu gahanga naho bazubaza naho bazikeba ntabwo twari tumaze kubera ko tuzi neza ko twari dukomeza kwitoza mu kwiga ibintu by'Imana kugira ngo turusheho kuzuza ibisabwa tubirebe. Ni iki birivuga ku kibazo cy'irungu kigenda kirushaho kwiyongera? Ibisobanuro by'ifoto. Agashushanyo k'umuntu uhagaze wenyine kari mu ibara ry'umutuku yitaruye abandi. Raporo iherutse gukorwa hirya no hino ku isi yagaragaje ko umuntu umwe mu bantu 4 aba afite ikibazo cy'irungu. Chido Mpemba, umuyobozi wungirije muri komisiyo yita ku mibanire y'abantu y'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima, yaravuze ati kwigunga bishobora kugera kuri buri wese aho yaba atuye hose n'imyaka yaba afite yose. Abantu benshi batekereza ko ikibazo cy'irungu gikunda kwibasira abantu bakuze n'ababa bonyine. Icyakora ibyo si ukuri kuko kibasira n'abakiri bato, abafite amagara mazima, abakire ndetse n'abashatse. Ubwo rero kwigunga cyangwa kumufite irungu bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu kandi akiheba. Dr. Vivek Marth wo muri Amerika aravuze ati ikibazo cy'irungu kirenze cyo kumva umuntu atameze neza, kubera ko ibyago byo gupfa uzize irungu cyangwa kubaho utagira inshuti bingana n'ibyo abantu bapfa bishwe no kunywa amasigareti 15 y'itabi ku munsi. Icyo Bibiliya bivugaho, Umuremyi wacu ntiyifuza ko tubaho twigunze. Kuva kera Imana yatwifurizaga ko tubaho neza kandi dufite inshuti nziza zituma twishima. Ihame ryo muri Bibiliya mu ntangiriro 2:18 hagira hati Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine. Imana yifuza ko tugirana ubucuti nayo. Ugenda uruziga si rwo rwiza. Oya munyerere. La picha. Agora eu já tô querendo mais já se ver. Essa nem comeu assim, eu por não. Jorge. Oui. Uri fate nawe. Ntunyaga ugenda uhagara ntunyeganyeze ahantu hamwe.
Show, show. La vittoria! My little Fumu was only 3 months old, and it was his first appearance in my video. It was special to me every time. You that you were doing wrong, love another woman's man. You're always there when he needs you. Where is he now? That he will never leave. Mom of his baby. Baby, he's giving you love. Are you really happy? Are you really happy? So let him go, let him go, let him go. To his children, to his family. Let him go, let him go, let him go. To his children, give him freedom. So take a look at yourself. Don't you feel guilty? You're only his part-time girl. Does it make you worry? Shijapulupa. Musugulalawe. Shijapulupa. I know. Sarane ko minuti ako rin minonggo. Yoshi, Yoshi. Bueno, fate nawe. Ntunyaga, genda uhagarara, ntunyeganyeze. Ahantu hamwe. Show, show.
ndabitora Rwanda mu bindi bihugu ariko ubundi muri iki gihe abantu bari mutazi mu by'umwuka bigeze wenda ko muri ubu butayu bw'isi ubu bakaba bameze neza mu by'umwuka hano turabona mushiki wacu witwa Mukagatare ese akaba ari mu itorero rya Kibuye reka tujye ibintu tumubaza mushiki wacu waba watirwe ryari muri ensemble itambutse ubu ngubu kuri uyu mwaka turi ejo bundi mukwanjye none se atari banga tubwira mbere kumenya ukuri ko byari byifashe mu muryango ukuntu byari byifashe ko ndabona bigoye cyane kubisobanura ariko ndavugamo makeya umutware yasengaga mu wa Gatolika nanjye nkasenga mu wa Dive nkajya gusenga mu wa Dive nawe akabye wenda musanze urabona nidusengera rimwe ariko nahitaga nza wenda mvuye nko gusenga nkabona abandi badamu bambaye igitenge cyiza najya nkababwira nti se wowe nawe uri umugabo ubu ngubu umaze iki ntibuza y'urwo ugaramye aha ngaha uryamye ngo nawe uri umugabo ahubwo yanjye ntabwo uri umugabo rwose mbona uri bw'imbwa ubwo rero byahitaga bihera aho ngaho akaba arankubise yankubita nkabwira nti se ubwo wapimye ibiro bingahe ubwo amaze kubyega ntigaruka hano mu by'ukuri rero urumva bwo wenda abamuzi bazi birafite ariko njyewe nari gutura akaba ikintu yankorera akamubwira ngo kiretse nkishe nkukuramo umwuka niko nashira agahinda ahagana icyo wakwibeshye ubwo byaje kugenda muri cyo tukajya turwana tukarwana mu gitondo igihe ishakiye ko turwana tukarwana byageze mbona ntacyo bitanze ubwo noneho hajya afite amafaranga akajya ntiyakura mu ipantaro akajyana yambaza ndetse amafaranga yagera mu ipantaro yagiye he amubwira ariko ubwo uri muzima cyangwa uburwayi amafaranga ntayo wandikisha iyo uyabika uri kuyamwe yakurikiye ubwo rero bikagenda gutyo urumva ko byari bimeze nabi mu muryango cyari ikibazo ko hari mu butayu ko ibona buri munsi sinakubwira ese ngo umva wishimye ntabwo numvaga nishimye numvaga ikiruta napfa ubwo rero nagira ngo anyice ibyo birangira ariko ubwo rero yagiraga bakagira impuhwe agakubita arangiza akarekera aho ngaho ntangiye cyari ikibazo none se ushaka kumenya ukuri nawe yakumenye teorize ubu byifashe bite uri kubona nkimara kwiga ukuri hari aho nageze ku gice cya 14 ngo uko umuryango wagira ibyishimo abantu ese nanjye byashoboka mu buzima bwanjye ubwo numva ko bidashoboka rwose ubwo nibwo naje kukiga menya ukuntu umuntu umudamu ashobora kubaha umugabo
n'umugabo noneho mwese mukagira rero umuryango umeze utyo rero twaje gushyira mu ntego twese kubera twese twigiye rimwe ubwo noneho hajya mwubaha nk'umutware yaza nkamuha karibu ko n'ibyo ngibyo nuko bigenda gutyo ubu none byifashe gute mu muryango ubyifashe neza tubanye neza tujyana kubwiriza abantu abantu babaye bati none ngo buri umwe ni pasiteri undi no muri yakoni ubwo kumva ko byari byiza cyane n'abantu ngo twese umwana wese uramubaza muto yarakubwira ngo nanjye uzamubwiriza undi akakubwira ngo uzamupayiniya wumva rero uburyo bw'umwuka byifashe neza cyane ubu umuryango urashimishije yarisega urakoze gushyikira